twongeye kubasuhuza nshuti bakundwa, mukomeze kudukurikira kuri iyi cano. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe twebwe nk'abanyamakuru, twebwe nk'abemeye kujya tubabera amaso aho mutari tukajya tubahagerera. Uyu munsi Green Party nayo yatanze impapuro cyangwa se kandidatire zabo kugira ngo babashe kuba bakwiyamamariza guhagararira umukuru w'igihugu. Uyu munsi rero nk'uko dusanzwe tubagezaho amakuru, twagiye kuri komisiyo y'amatora, tugiye kureba ishyaka ryatanze kandidatire ryari rihagarariwe na Frank Habineza. Iryo shyaka ryatanze kandidatire ndetse ritanga n'abadepite bazarihagararira mu mwanya w'ubuyobozi igiye itandukanye. Yatanze abadepite 64 izahagarara mu ishyaka. Green Party rero yakomeje itanga ibyo byangombwa, igira na byinshi igenda iganirira abanyamakuru, igira na byinshi ndetse yizeza abanyarwanda muri rusange nimara gutsinda ibyo izagenda ishyitsa ku baturarwanda. Rero nk'uko mubibona, Frank Habineza uhagarariye ishyaka rya Green Party nawe yahageze, nibwo yaracyagera kuko twafashe umwanya munini tumutegereje. Reka dukomezanye nawe dukomeza tugenda tureba ibyo yagiye avuga, ibyo yagiye akora n'uburyo yatanzemo kandidatire ziwe. Umwanya wa perezida wa repubulika, mu kanya tukaba twakiriye uwifuza kuba umukandida ahagarariye ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda. Twagira ngo mu kanya turabasaba kutugezaho nk'uko bisabwa n'amategeko ibyangombwa tuzasuzuma nk'uko amategeko abiteganya. Ariko mu kanya ndagenda nsoma kimwe ku kindi, hanyuma dukomeze n'umuhango duteranyirije. Bahera ku ibaruwa itanga kandidatire. Nk'uko twabibabwiye ko turi bukomeze kuhabera, mukagenda mukurikirana ibikorwa birimo kubera muri komisiyo y'amatora bari mu gikorwa cyo gutanga kandidatire. Murakomeza kugenda mutwihanganira kuko hari abanyamakuru benshi, niyo mpamvu kamera yagiye ishekinga inyeganyega, ariko mu tubazo dutoya murakomeza kugenda mubyihanganira kugira ngo dukomeze gukora uko twari benshi bigaragara, kandi buri muntu wese yashakaga gukora icyamujyanye, ashaka gukora akazi ndetse ashaka nawe kugira amakuru runaka atahana. Twese rero twagiye dukora uko dushoboye kugira ngo buri muntu akore akazi kamujyanye. Turabyigana, ariko kabe gatoya tugasangire, kabe kanini tugasangire, niko twakoze. Ubu rero turacyakomeje no gutanga izo mpapuro cyangwa se gutanga izo kandidatire, kandi mukomeza kwihanganira shekingi yagiye haba, kunyeganyega kwa kamera n'ibindi muri bugende mubona. Ibyo muragenda mubyihanganira kuko nta kundi kuntu twari kubigenza, nta kundi kuntu twari kubigenza. Twagombaga gusangira akanya gatoya kari gahari, tugomba gusangira amashusho twese, tukagira ibyo dushyikiriza abakunzi bacu. Murakoze, dukomeze tugende tubane, mukomeza mukurikira uburyo igikorwa cyagiye kiba, uko cyagiye gikurikirana. Mudakuraho, mukomeze kugeza ku iherezo ureba abakandida bacu barimo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Icyemezo cya muganga wemewe.
icyemezo cy'ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko. Usaba niwe wandika ashyikiriza ku rwego rw'akarere, hakaba n'icyemezo cy'ishyaka cyamwemeje ko ari we ubahagarariye, icyo cyo kirahari, ariko iyo baruwa niyo bitiranyije, ariko nta kibazo kuko haba hakirimo igihe cyo kuyitanga. Nagira ngo musobanuke ibyo twamusobanurira. Meze ni igikorwa nyuma y'uko twakiriye urutonde rw'ibisabwa, kugira ngo tumenyeshe Dr. Habineza uhagarariye Green Party y'uko ibiri ku rutonde rw'ibisabwa yabizanye, ibiburaho amategeko yemera yuko yabizanye, cyangwa n'inyandiko zisanzwe za administration ku buryo icyo ari cyo cyose amategeko yemera ko azizana. Hari urwandiko rusaba kuzana iyo kandidatire ndetse n'ibijyanye n'ubwenegihugu byo yari yaratanze mbere muri komisiyo, ariko twamusobanuriye yuko iyo yongeye gusaba akayitanga nta kibazo kandi twavugikanye. Murakoze cyane. Nagira ngo muri uyu mwanya igikurikiraho ni ukugira ngo dusinye urutonde nk'uko twabibonye, ndetse namwe tubibashyikirize, natwe dusigarane kopi. Nagira ngo tubashimire neza, tubamenyesha yuko nk'uko tumaze kubisinya tubashyikirije kopi, hanyuma igikorwa bikurikiraho kuko mubizi icyo tuba dukoze nonaha ni ukwakira urutonde, kandi nk'uko amategeko abiteganya iyo hari ibiburamo mbere y'uko dutangaza burundu icya kabiri ni uko twongera gusobanura yuko nk'uko amategeko abiteganya hazabaho igihe cyo gusuzuma ibyangombwa twakiriye abakandida bose, bityo tukazatangaza urutonde rw'agateganyo, nyuma tukazatangaza urutonde ntakuka.
twagira ngo mu izina rya komisiyo y'igihugu y'amatora twongere tubashimire umwanya mwafashe wo kudushyikiriza izi nyandiko kandi tubifuriza amahirwe masa. Maze gutanga kandidatire yanjye kwiyamamaza kuba nyakwiza Repubulika y'u Rwanda mpagarariye ishyaka riharanira demokarasi mu Rwanda kandidatire tumaze gutanga mayibonye kiri kibazo navuze itangazamakuru ryo mu Rwanda kubera murakoze cyane itangazamakuru gahunda nziza yuko cyambere icyo tuvuga cyane no itangazamakuru ko bikeneye kubona amikoro kugira ngo bikore bifite ubushobozi ari ibintu tuvuganya icyambere nuko twashyiraho ikigega cyihariye cyo gufasha itangazamakuru ya leta n'ikigo cy'igihugu cya itangazamakuru ya leta yitwa RBA kuri yabona amafaranga atavuye ku ngengo y'imari ukabona amafaranga ahoraho ikaba ifite konti ihoraho muri beneri ariko abatwari babigizemo uruhare atari ukuvuga ngo barategereza ingengo y'imari ya buri mwaka noneho icyo gihe bakaba bafite ubwisanzwe n'amafaranga ahoraho badakeneye kubona amatangazo yo kwamamaza amatangazo yo kwamamaza akajya mu itangazamakuru ryigenga ikaba yabona ubushobozi. Cya kabiri ni uko twumva yuko hagomba kujyaho n'ikigega cyangwa se ikigo twakwita fund media development fund igomba kuba yatanga inguzanyo zoroheje ku itangazamakuru iyo ari ryose bibafasha kwiteza imbere kubona amafaranga yo kuba bajya mu icapiro kuba bajya ku ikoranabuhanga digital media n'ibindi byose atari ukujya muri banki ari bwa buryo buhoraho ariko bworoheje cyane. Iyo media development fund twumva ko izafasha itangazamakuru yacu gutera imbere igakora kinyamwuga no mu bwisanzure. Kuva ibyo bintu bibaye RBA ikaba yigenga ifite ingengo y'imari yayo ihoraho itacingiye ku mari ya leta abaturage babigizemo uruhare bizayifasha kutajya mu kwiyamamaza mu bucuruzi igakora neza noneho ubucuruzi bukarirwa itangazamakuru ryigenga. Bimwe mu byangombwa mwasasaka ntabwo twabyibagiwe kuko mwari mubibonye bari basaba icyangombwa cy'uko ntabwo ari wene gihugu kandi naraburetse mu mwaka wa 2014 muri school ifite wene gihugu rwa Sweden naraburetse ndetse icyangombwa ndagitanga ko naburetse so numva gatari ngombwa ko yongera kuzana kandi bafite na notification ariko barambuye ko ndakaza kuba nta kibazo kirimo. mu tugenanira amatora ya 2017 2018 amatora y'igihugu y'Amerika n'aya ngaya navuga yuko aya matora tugiye kujyamo ya 2024 twafite n'icyizere kinini cyane kurusha aya 2017 kubera ko cyagiye twagiye muri aya matora tumaze imyaka ine gusa ishyaka rimaze kwemerwa ubu tumaze imyaka kuri irenze 10 twavuga ko imyaka 15 rwose ishyaka ryacu rimaze kwemerwa n'amategeko twumva yuko twamaze kwiyubaka dufite inzego z'urubyiruko kuva ku karere ku ntara ku gihugu inzego z'abagore mu karere ku ntara ku gihugu n'izindi nzego z'ishyaka zose zisanzwe kandi mwarayibonye twakoze ibya kongere hirya no hino mu gihugu mu ntara mwarayibonye mu turere mwarayibonye niyo dufite abarwanashyaka hafi mu murenge wose dufite buri murenge wose dufitemo abarwanashyaka buri karere buri kagari afitemo abarwanashyaka icyo tusigaje gushyira inzego ku midugudu ariko abarwanashyaka turabafite ahantu hose twumva ko ari imbaraga zitandukanye nizo twari dufite 2017 kandi ikindi 2017 twagiye mu matora tutari no mu nzego za leta ariko nkuko mubizi 2018 twagiye mu matora y'abadepite turatsinda tukabona 5% y'amajwi y'abaturage tujya mu nteko y'amategeko tukafite n'abadepite babiri ndetse na nyuma yaho twagiye no muri Sena tujya no mu senateri kuri shaka ryacu ryakuze abaturage barigiriye icyizere bitandukanye n'uko byari bimeze 2014 tukatumva yuko muri aya matora ya 2024 tuzagira itsinzi ikomeye cyane kurusha uko byari bimeze cyane. Batanze liste y'abantu abaturage bashaka ko burizeza iki abaturage bashaka ko bose icyo dushize imbere ni ukugira ko tugira igihugu cyiza kurushaho aho tufite twihaza mu biribwa tukaba tugira food security tukabura umuntu wese akaba afite ibyo kusahana nta muntu wasonza tutagomba kutumiza ibyo mu mahanga tukaba dufite mu by'ukuri umutekano usesuye tutatinya kuba twaterwa n'ikindi gihugu ko murabona ko tuba dufite ibibazo hirya no hino
tukikomeza umutekano wacu ukaba turi igihugu tubona ko twavanye ubukene abantu bose murabona ko hakiri ibibazo by'ubushomeri buhagaze kuri 22% mu rubyiruko tukumva yuko twakora ingamba zo kubona akazi kuba tukabona akazi abantu bakaba mu bushomeri n'abandi bose bifuza gukora bagakora tukumva yuko tuzabishamo ingamba ibyo byose ariko tuteye amashami menshi bidukikije uko mubibona ibibazo by'imihindagurika y'ikirere byagenda bikomeza mu mwaka ushize twabonye ko twafushije abantu benshi cyane mu ntara y'uburengerazuba ndetse no mu majyaruguru muri za nyabihu za rwanda n'ahandi mwarabibonye abaturage bari benshi barapfuye tugashyiraho ingamba ziturinda imihindagurikire y'ikirere ndetse n'ibibazo byo kubura amazi yo kuhira imyaka byose tugashyiraho ingamba zikomeye dufite gahunda ndende nk'uko twabigaragaje ejo bundi twemeza imigabo n'imigambi y'ishyaka ariko tuzabigarukaho neza tutangiye kwiyamamaza muzabibona byose icyo tubona ni uko ubu ibihugu habona ibihugu mu mazina bitandukanye byavuze ko bishaka kudutera mwarabibonye mwese tukaba bidutera impungenge tukabona ko ari igihugu kimwe cy'abaturanyi cyafunze umupaka wacu nabyo bidutera impungenge so tukumva yuko tugomba gushyiraho imbaraga mu bubanyi n'amahanga bwacu ari mu baturanyi ku buryo nta gihugu kigomba gufunga umupaka w'igituranyi kubera ko batumvikanye neza kuko abaturage bo baba bagomba gukomeza guhahirana igihe cyose niba hari ibintu bitumvikanaho bazajya bashaka uburyo bwa diplomasi cyangwa se bwo kubiganira babikemure so twazashyira izo ngamba kugira ngo ntihazabone ko ari igihugu gifunga umupaka n'ikindi ikibazo tumaze iminsi kivugwa kandi abanyamuryango mpuzamahanga zagiye ku bijyanye n'abantu bafungirwa mu bigo biriya bifungura tugafata ko ari umuntu wishinzwe amategeko y'abasabwa umwaka akaburanishwa nta nzira iriya bintu cy'inzego z'amafaranga ibyo biri mu ngingo actually ya mbere yacu bijyanye n'ubutabera aho twavuze ko tuzakora bivuze ko byitwa muri condition centers cyangwa se bafungiye abantu by'agateganyo aho ugasanga bamazemo igihe kirekire ariko nanone uretse no kubikuraho twatekereje ko tuzashyiraho ikigega cya leta kigomba kuzajya cyishyura abantu bose bafungiwe by'agateganyo iminsi 30 ku mwaka umuntu akazafungwa ari umwere nuko mubizi abantu benshi iyo maze gufungurwa bakasanga ari abere batinya kurega leta noneho tukumva yuko kugira ngo abantu batinye kurega leta ahubwo hazaba habaho amafaranga bagomba guhabwa buri wese wasanze ari umwere yarafunzwe by'agateganyo nta bimenyetso bihari bavuze ayo mafaranga amuhawe noneho ayo mafaranga nyuma yaho abantu bamufunze bazajya babibazwa icyo gihe bizafasha kugabanya gufunga abantu by'agateganyo bikaba iminsi 30 ahubwo tukazashyiraho n'imbaraga mu kigo gishinzwe cya RIB gishinzwe ubugenzacyaha ku buryo nabo bagomba kuzajya bakora akazi kabo neza ku buryo umuntu niba bamufite iminsi 5 cyangwa se 7 bazajya bamuheza mu bushinjacyaha bafite ibimenyetso niba batabifite bamurekura bizajya bifasha kugira ngo abantu kuzajya bafungirwa ubusa no mu bushinjacyaha nabo niyo minsi baba bafite nayo mbere yuko bamusabira gufungira agateganyo babe bafite ibimenyetso bihagije be kuzajya bafunga umuntu by'agateganyo twumva icyo kintu tugomba kuvaho cyo gufunga kiriya bita cy'ishuri kizajya kiveho kandi icyo kiga kizajya mukanya tusize sitade generale no gutanga kandidatire z'abadepite twatanze lisite y'abadepite 65 nazo amaze kuzimenya mukanya icyo navuga twatekerejeho tuzashyiraho minisiteri ishinzwe itangazamakuru icyo twagitekerejeho ko twasanze itangazamakuru ridafite minisiteri irebera rifite ibigo byinshi cyane bishinzwe twumva ko tuzashyiraho minisiteri ishinzwe itangazamakuru ibyo rero niba twashobora gutekerezaho bari abadepite bahagarariye abaturage kandi abaturage bariyongereye umubare w'abatora wikubye hafi inshuro ebyiri ushingiye ku gihe abadepite bagiyeho bangana gutya wikubye hafi inshuro ebyiri ikindi n'ingengo y'imari y'igihugu nayo yikubye inshuro zirenga ebyiri n'ingengo y'imari nayo yikubye inshuro zirenga ebyiri ni ukuvuga ngo n'inshingano yaba ari izijyanye n'ingengo y'imari yaba ari izijyanye no kwegera abaturage yaba ari izijyanye no gutora amategeko yaba izo zose nazo zigomba kuba zarebye kuko aho tureberera nabo barikubye niyo mpamvu twagitanze ubu rero kuri iyi nshuro twebwe twagendeye mu mibare ya posantaje cyangwa pasentege kuko twaravuze ngo umubare w'abaturage uzakomeza wiyongera ntabwo twajya tumara imyaka 10 cyangwa 5 kugira ngo umubare wiyongere ahubwo twavuze ko nibura umudepite umwe akwiriye kuba ahagarariye abaturage 1,000 ubu ugiye mu mibare wahita umenya umubare w'abadepite bakenewe ushingiye ku baturage igihugu kigeze ku
kugira ngo bibe ari ibintu bitunganye neza kandi bitazajya bisaba ko habaho impinduka zimwe na zimwe. Nibura buri mudepite akaba ahagarariye abaturage 100,000. ubwo bivuze ngo ugiye imibare watubara miliyoni z'abaturage dufite noneho kugabanya cyangwa kuba abadepite bakwiye kuba bahagarariye abaturage. iyi manda irangiye bitagezweho guteganya iki muri manda muramutse musubira? Birumvikana hari ibintu byinshi cyane byagezweho, hari ibintu byinshi cyane ishyaka ryacu ryagiye rivuga ryagiye rikora byagezweho. Hari n'ibindi rero bisigaye turiho turavuga bishyashya, hari n'ibindi tuzavuga twiyamamaza wongereho n'iki ngiki no cyane gishyashya. Iyi manda bitagezweho itaha bizagerwaho. Murakoze cyane SG.